Rendi mbyibuka bambwira ngo ni kwa mbere. Maridi bakambwira ngo ni kwa kabiri. Maridi bakambwira ni kwa gatatu. Jedi ni kwa kane. Ibindi ntago mbizi. Dimanche se ni kwa kangahe? Dimanche ntago mbyibuka, ababyibuka nabanje. Ntago ndi umukirisitu, njye senga bisanzwe. Sindoze gusakura umukirisitu ngo senga bisanzwe. Senga bisanzwe. Umukirisitu usanzwe. Ntago jewe niba abandi bavuga ngo urabona ngo nza ngo hari igihe nzaririmba ngo hari igihe nzagira oya njyewe nsenga bisanzwe nk'ubu kuva arakinjira muri manazi nta kintu na kimwe. Yes, nongere mbaha ikaze, nongere mbakire mu bwe mukomeje gushyira WhatsApp Entertainment TV nk'ibisanzwe. Nakubwiye ko tuba tugufite byinshi bigiye bitandukanye, tutegura ibiganiro bigiye bitandukanye. Ariko usibye kuba twaguha izo service, dufite izindi service nyinshi zigiye zitandukanye nka photography ndetse washaka ko twagufotora mu bukwe bwawe twabikora, kuba dufite bande, kuba dufite videography, hamwe tugufata amashusho y'ibikorwa byawe bikazakubera urwibutso rw'ibihe byose. Nta kintu nacyo, ikindi dukora ni live streaming aho ibikorwa byawe bishobora gutambuka imbona nkubone kuri YouTube, Facebook, umuntu utari hano mu Rwanda ndetse akaba yabasha kubikurikirana gatanu kandi biri koko kanya. Nahandi rero dukora ni hano hamwe n'urusengero rw'abadive ku muhimu cyagira neza, wahita ubona aho dukora cyangwa kuri nimero ziri aho ngaho hasi nko wampamagara cyangwa se watuvugisha ukatubwira ati se izo services zose ko dushaka kuba bazatugeraho ni gute twabasha kuba twabona, ubundi nka kuyobora neza cyane. Hariya rero uko muri kubona umugabo turi kwaganira na Gasongo cyane wako aho Gasongo iryo zina Gasongo rivaye izina Gasongo niryo banyita, niryo rizwi mu Nyabugogo. Ariko ubundi amazina yanjye banyita Nenganya Jean de Dieu. Nduye hariya i Remera. Godi aho bita Godiyari. Godiyari. Tena karitse nziza. Abafite n'umugore bita Nibagore Veneranda, ariko nawe afite akazina k'ubusitari bita Sweet. Witwa Sweet kubera iki? Sweet isobanura iki? Sweet niryo zina rizwi. Nyine Sweet wowe uko byumvishe Sweet umva risobanura iki? Ni sheri. Sweet usobanura sheri. Mbese sheri byo bisobanura iki? Ni amazina. Sheri bisobanura umukunzi. Ni umukunzi? Sheri bisobanura umukunzi? Mbese sheri ni uruhe rurimi? Hari ababyita Icyongereza, ababyita Igifaransa, abakera, ariko njyewe mbyita mu ndimi zose. Oya, sheri njye nshaka kumenya sheri sweet muri rurimi. Sheri ni sheri w'umuntu. Ni uruhe rurimi? Sivuga ngo ubwe ngo ni Icyongereza. No yibyumvisha umva ari nk'uruhe rurimi? Njye numva ari Icyongereza. Sheri. Naho Sweet? Sweet numva ko ari Igifaransa bya kera. Bya kera. Bas, Sweet ni Igifaransa. Mba numva ni Igifaransa. Ariko nibyiza ubwenge. Harya madame wawe se nawe Gasongo, nawe se ni murareshya utangiye kuntuka. Oya, ntabwo ajya ari kugutuka. Njye nzi ko witwa Gasongo. Umugore yakwitwa Gasongo n'umugabo yakwitwa Gasongo bibaho. None usubwa umugore tumwita ngo iki? Oya. Ahubwo kubaza uti umugore wawe areshya ate? Murareshya? Urakoze cyane. Umugore wawe murareshya cyangwa? Umugore wanjye musumbaho gakeya. Sure? Cyakora nawe uri mu bagabo basumba ko bareshya muri Kigali namenye. Gaso, nese usibye kuba tubona ngo bitwa Gasongo n'abandi bantu Nyabugogo barakozi, ubundi muri rusange mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ubundi nakoraga kuri zira modoka z'i Bugande. Uri umushoferi? Oya, ntabwo nari umushoferi. Hanze kuba twaraga imodoka. Oya, ahubwo ni inspector. 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 Inspector? Nagenda ashinzwe iki? Ugenda ku modoka ukontora abantu badafite amatike.
uwo wari inspector nagendaga ashinzwe abantu badafite amatike njya Uganda Kenya nkagaruka mu Rwanda inspector ku kazina inspector ko wa mugane numvisha ibintu byawe birimo ibintu by'indimi zo hanze cyane inspector yumvishe inspector wumva muzi musanzwe ari iki aba ari umuntu ushinzwe control y'imodokari mbese inspector wese n'umuntu ushinzwe control y'imodokari ariko biterwa inspector baba ari benshi hari inspector ushinzwe gari hakaba inspector ushinzwe transport y'imodoka hakaba inspector ushinzwe transport kwanza nawe inspector mbese inspector ni iki muri rusange ni umuntu uba ushinzwe ikintu runaka nkuko nabo bakubwira ngo ushinzwe ino saro ubu inspector wayo basara nka rero cyangwa urespector ibayita studio urespector wa studio urespector ubicyaburamo hano cyangwa hagize umuntu winjiramo hano utabizi nibo bagomba kujya gute ku kibazo hagize icyononekara nibo bagomba kujya gute ku kibazo ubu respector okay ndumva wowe none ahubwo wasoma kabisa ko se bamugani barize kwa kigaragara barasonye ntago ambaye cyo gutigeza bigasa ntago nize warize si cyongereza cyose ndi kumva uri kuvuga amagambo uri kunsobanura gute wambwiye kutize ntago nize ahubwo hari ukuntu tureba ntuse ureba bitandukanye ubwenge bwacu buva mu mutwe se abandi buva he hari abavuga ngo tuzabyikurira hara mu makayi ngaho turebera oya hari igihe wiga wamara kwiga ukabura n'akazi wamara kubura ka kazi ukabura na bwa bwenge bwo hanze ariko ngiye ubwenge mfite nta gihugu ntabamo ubu cyongereza wakivuga igifaransa igiswahili byose ukiyobora kabisa n'ikigande byose ndavuga kigande urambeshye sasa ugiye kumbwira sibyo uri kureba urambwiye ko uzuri mu Ruganda ugiye kumbwira ati cyewe Gasongo navuye hano njya Kanombe nkora akazi kanaka mu kigande wenda tanga ivugiye mu kigande bati nitwa Gasongo mfite madamu n'uyu witwa n'uyu ntuyahangaha mu kigande kugira twemere yuko icyo kintu kizi koko ikigande bahera ku kantu gato kano kantu nze ngenda kukwata bakita umwenge ibyo bivuze iki bakita inzoga umwenge umwenge ni inzoga kano kajuyisi kano kuraba bakita kajuyisi ko banywa ako barakanywa ngo uwo yagara akacapati bakita akacapati no mu Rwanda babita capati mu Rwanda bavuga ngo agacapati mu Uganda bagamba akono gacapati akacapati noneho se sasa twakomeza nakubwiye ivuye ngewe nitwa Gasongo mfite umugore uyu mfite abana banga abantu yahangaha mu kigande yes irinyati bampita Kasongo tuyagara mbigame mu kigande nzi bampita Kasongo wanu mu Kigali naye irinya ryanjye bampita nirenganya Jean Dodi iyo ryabazazi bange je bampita ayo manyage bamanye ugamba ki nanye mubajira ko hanzi ko mu kigande yagara kumbuzi zako naye uruganda rukuremye utandukanye aboneka abantu bakurikiyeho rutaye umusaza ashaka kunuka sikuvumye nze nkuburira arare nze sikuvumye ariko ibyo riko baje kubuzi zako ntago nikumve akuri kungira inama ibyo byose komeza ntari aho narakubwiye ngo nuvuga ngo ndimo ndagutuka aho nakubwiraga mu byo warumbajije kandi utabizi
sasa tuvuye ku ruganda wambwiye yuko nta gihugu utajyamo kuyobore no ibyo ngibyo wambwiye ugiye kubibwira mu Giswahili ndi mu Giswahili amazina yanjye vuga ibyo ngibyo byose wambwiraga mu ruganda bivuge mu Giswahili bivuge mu Giswahili nanone ihinduremo nese kugiye konjyana kure kandi utari bunsubize wafi ngenda gusubiza Igiswahili nzaho gato ariko ntaribi ngaho mbaza izina ryanjye jina lako ni nani jina langu ntabwo bavuga jina lako bavuga ngo jina lako nani none se urabaza ngera uvuge ngo nubundi ntago nubundi nanjye ntago muri make ndavuga we ntago bizi wowe bivuge gusa abakurikira bose usa nubundi nabo baraza ko mu majina jina yangu bananiita Ndirenganya Jean Dodier njo majina yangu madamu banamwita Nibagwire Veneranda Yasina njo majina yake wanasema wanamuita njo wanamuita alias Sweet alias Sweet Sweet ni Kiswahili nini alias Sweet ni lugha nini alias Sweet ni lugha nini mimi nakwambia mwaruga yenyu nanuulizako alias Sweet ni lugha nini mimi nakwambia hivi banamwita Nibagwire Veneranda Asina alias Sweet njo kusema tunaongeza kale kajina banamwita jina ya mpaka ile jina mpaka wanamwita Sweet kila mtu ni jina ya kila mtu ayo musaza zigizwe abagabo we tazaneza abantu kuri kamera za Morsa no wambwiye yuko nta nutagira ibyo ngibyo nana ugiye kubivuga mu Cyongereza ibyo nabyo mvuga kandi wambwiye yuko nta hantu utakwigira ubuzima nawe nagira ariko nawe uje uri murambaza ibintu kandi ntabwo uri kunsubiza ntabwo ibyo mbivuyemo ndabisimbutse mbaza ibindi oya tujye mu Cyongereza ntabwo nyizi Igifaransa kiza ariko ngeragezamo gake ariko ntari bigerageza oya usukubwa kiyaje ati none reka nkubaza akantu koroshye kiyaje ati mbaza mu Kinyarwanda kiyaje ati so wambwiye kuza oya mbaza mu Kinyarwanda nese ntabwo uri kumva ibyo ndi kukubwira ntacyo nzi kiyaje ati okay sawa ntari bireka twikomeze gasongo wazengurutse ibihugu bingahe kuva aho habaho ukuntu rimwe mu bagabo nakubwiye ko basumba ko bareshya muri Kigali ahubwo nshaka kujya menya wazengurutse ibihugu bingahe kuva wamenya ubwenge wavuka Uganda Kenya Congo mu Rwanda buriya ntabwo navuga ngo nagiye muri nuza kubera ko ntabwo nagiyeyo nagiye ngiye mu gufana hehe Zambia muri Zambia wabaye muri Congo ariko se hari ibintu cyavuga ngo muri Congo bagira inyama zose ngo nyama ni nyama ubu inyama nawe zose baraziriye mbwira inyama mu Rwanda wariye ariko utari warya mu Rwanda inyama wariye muri Congo utari warya mu Rwanda oya reka nkubwire muri Congo ari imbwa urayirya nawe warayiriye twagiye urumva ari imbeba nayo warayiriye twagiye ya gatatu urumva nayo wariye ari ihene urayirya twese turazirya ari ibinono by'inka byose urabirya ibinyamushongo urabizi ibinyamushongo twarabiriye inzoka turayirya ntabwo turobanura iyo twageze hariya byose kandi ubu ari inyama ziryoshye koko kurya ahubwo se kuba uzifuza noneho ikintu kindi nshaka kugira ngo nkubaze wambwiye yuko nyaboneka wakunze hari indirimbo wakunze mu bihe bishize ibyashize indirimbo bitabibaye ariko iyo ndirimbo wamugana none ari imbere madamu wawe ukanayimutura hari akaririmbo kajyaga kabaho kuva njye nkivuka sinigeze mbona mama wambyaye
nasangaga abandi bana bahamagara ngo mama ari hehe, ibyo nabyumva umutima wanjye ukababara, nyuma mbaza papa ati mama wambyaye abahe, papa arasubiza ati nyoko wakubyaye yaraguta. Ako karibu nakumvanye undi mutipe w'inshuti yanjye, ariko nawe impamvu nagakunze ntase na nyina nige namureze. Yo, niwe wamureze. Ariko wareze buriya hari abantu wareze benshi cyane. Cyane. Ay nka rero. Bihinduye isura koko. Hari abantu wareze baravuga ati kabisa Gasongo yadukoreye. N'ubu niyo dukubitanye ntago nahangayika. Ni benshi cyane. Gaso none indirimbo yagiye yahitinze mu bihe byawe ukiri umutipe ukiri umujene kabisa, indirimbo abantu bose bita bibaye shaka kugira ngo turaguha urayumva nyine ako ntayiririmba, urayumva uyiririmba biraho nese ndayiririmba nayize kandi bibaye kandi ari bibaye se ni gute utayizi uretse mbanze y'ikinyota. Ariko se ari ibintu byo kwica icyaka byawe noneho ntabwo wavuga nk'iminota 5 utari wananywa n'ikindi. Oya ntibishoboka. Njye niko nabaye ndatetesha ndaririmba niko nabaye. Uratetesha ukaririmba akiyo ndirimbo sekundu narayibo ndayifite, ariko nanone reka nkwereke reka turimbe bibaye nta kibazo. Uhangara no garagaza ibi bintu ndi kunywa. Ntago yafusunova bya so ibintu byagaragara koko wigira ikibazo aho ngesha kugira ngo akaririmbo ze akire, sibyo abarenga gaheza ukoreze ubwo dukundana akire kabisa. Uri kuyumva nkitonze indirimbo urayitangira iririmbe kabisa irangiza twagiye ari kuyumva afite ari butangirire witangize yatangiye ari kuyumva. twagiye Urban Boys bibaye babikanga mbere y'Imana n'abavandimwe, nkumva tenire nkumva by'ukuri ndamwemera muka nsa neza nkakugeza witeye nawo urambona nawo Ranira ukora icyashaka nubu inawo kizakuvuga nawe nabyumva wowe bibaye carangatuza umikimeta rukundo ni sombi y'abasore amufata neza amugusha neza amugusha rubanda imana amujyaga imana imigeza witijuka bisangira biramira yose gusa ibimenyeye yankundiye haranira kora icyashaka ngo nawe ni nawe uza mutwa bibaye tarangatuza. Yes, nongere batumira hano akora World Entertainment nizere yuko mwumvise indirimbo Gasongo turirimbe kabisa uri master lyrics. Gaso buriya nkuwakumvisha ukuntu wari uri kuri codinga buriya indirimbo wayikoze neza kuri iririmbitse neza cyangwa twongeye dukubita amakani karirimbo iyo ngiyo
kuko ebana ndakwisabye ahubwo n'amasaha yanjye yagiye yo kuva muri studio akwa indirimbo ya kera bita Karori Nkunda urayizi Karori Karori Nkunda yanuze yabyumvura mbye kizo ndirimbo zizi ntabwo nyizi okay naraye ndose ndakamariza ariko nta kibazo reka turekere iyi ngiyi iyo ngiyo se ntabwo yizi uriya mwana nayo ndayifite reka gusura ibyo ngibyo kabisa mbizimo gakeya okay none reka ngwereze n'uyumva urahita tuyimenya ariko yenda bizi neza sibyo nyumva ndetse mbimenye gerageza kuriya mwana naje gusura aho ngaho ni amazi kwitekera iyo ngiyo abatonze nayo flowing ishaka mwatubyinira abana dore fata hano icyuma cyanjye mwakimaze akira urimo urayumva akira ariko acyafata ntuzi uretse gake nka rero karabazi ibyo bintu uri kunywa noneho ni byinshi utabure kunkamera ndi gusuka bino bintu ntawe nzi urumva wabikora ibyo bintu twabikoye turi kugira ngo ahubwo oya buriya bukwe buriya kubaho ni ukubana buriya nujya gukoresha ubukwe udafite inshuti ntabwo bizaguhira reka ubukwe bwanjye bwarimo inshuti nyinshi cyane bwarimo inshuti njye ku bwanjye ntabwo byari gushoboka uko nabyifuzaga nuko nabitekerezaga nuko namushatse angana kuriya ntabwo byari gushoboka kuko numvaga nshaka kuba itangazamakuru mu Rwanda ariko ndangije ndabikora ariko mbikesha inshuti zanjye z'abanyamakuru urumva inshuti z'abanyamakuru ufite ni izihe harimo uwo bita Yohani Mubatiza yabanze ku perezida avuga ko nyine ubufasha cyakora na Yohani Mubatiza yaramfashije na Olivier aramfasha no muri volcano baramfasha no muri international baramfasha baravuga ati cyakora nako utagize urumva no muri nuza amajansi yafashije hara muri gari ni menshi kuguhamagara umugore amafaranga araje cyangwa ni umugore nta nubwo ari umugore ni amafaranga yes amafaranga yaje tukayarya naze alo ugiye kuri mu kiganiro ko yanakubye abo bantu n'abakiriya bawe ariko aba n'abakiriya banjye nka rero urumva urangije ndangije abakiriya bamfashije ni benshi bakajya bavuga ati byibura Gasongo akoresha ubukwe azatwandikira izina muri gare ya Nyabugogo ariko na Dodo yagiye kugiramo uruhare arangije arambwira ati reka nohereze abasekirite bakurindira umutekano ngo twerere gusa ndavuga ni nta kibazo ariko hari n'umukire bita Fred ndamushimira 100%. Fred yampaye 500 mu ntoki 500 ngiye kujya Kibungo ugiye gusaba oya ahubwo ngiye arambwa yamereye hano ku Gisimeti ati Gasongo rwose utagenda maramasa umuntu agenda afite amafaranga ikofi ayameye umukobwa bitaga Denise ati cyakora genda witwaje kofi atagira ubura amazi yambaye ikabutura arambwira ati mu bukwe bwawe nta kibazo utabura
amazi Fred amembe 500 arambwira ati genda nta kibazo arame 500 avuga ni na niwe mukiri abandi ni ukuba bambeshya kwa magana nuko yabaye mu ntoki ibintu narabirangije tugiye kugenda okay ariko no kunwere yanwere 800 inwererana kugasuma nakubwiye ngo mu bagabo basumba ukoresha muri umujyi wa Kigali ko umuntu uguhereza 800 ko uri umuntu ukomeye cyane yarangiza akambwira ati fata 500 nta kibazo kandi no muri covid Fred yaramfashije akajya mbaza umukazi yarameze ati nta kibazo Fred aragufasha koko yaramfasha akambwira ati umukazi yarameze ati nta kibazo umugani nta kibazo umuceri nta kibazo kandi iyo ubuze ndamubwira ni muzeye rwose ihangane cyakoze ntabwo mburira byibura dukeya avuga ati nisenkane nyine fatayo ariko ndavuga ni muzeye ntaribye cyakoze gaso tugera no ku musozo noneho nshaka kugira ngo ugire icyo wisabira harya ni Alliance Sweet kimusabe uvuga ati noneho ngo Alliance ko turi kumwe nshaka kugusaba iki kintu mu buzima bwanjye. Ikintu namusaba nuko tuzakomezanya urukundo rwanjye nawe ntituzigiye dushwana n'abantu bose batwumva bazadufashe babishaka ushaka kanimero kanjye cyangwa kiwe ashaka kudufasha nta kibazo nagatanga nta kibazo gatange rwose 0780 54 16 53 nizo ezo ngizo okay zikurikiyeho 0782 kabiri 52 karindwi 5 izo bamwita ni bagwire Veneranda Alliance Sweet bana ko kana ariko koko Alliance Sweet ni wari ko akamwisi ubwo ushaka nimero yanjye 0780 0 54 16 53 izo nimero zanjye noneho gaso aburiya kugira ngo ibintu bigende fresh no kugira ngo tugende dusora ikiganiro ariko twemere yuko ikindi kiganiro tukizakurikira tuzagikorana uri kumwe na madame nabyo nifuza turi mu rugo tuzabasure twebwe mutwereke ukuntu muba mwibereho rwose mu rukundo rwanyu ukuntu muba mumeze neza cyane kugira ngo n'abantu bakurikiye All Star kugira ngo bazavuga ati nibura Gasongo afite umugore bakundana cyane sibyo cyane abantu ngo muri comment nyaboneka nimutwandikira ubundi muzatubwira ati dushaka Gasongo n'umugore we ubundi ibintu kugira ngo bazabere ku rukundo babayeho gute ubuzima busanzwe baba bari gukora iki urumva se Gasongo ko ari abantu bajya bavuga ngo umugabo ngo ntiyamesera umugore ngo iki urabikora mwana utekereje uzaze udusubire mu rugo urebe ko tutaba abari kumesa nanjye ndi kumesa nta kibazo kabisa dushaka kugira ngo tuzasubire twe no mu tweke urukundo rwanyu ubuzima kugira n'abantu ingo zananiye urumva kugira ngo bahe urugero rwiza kugira ngo bumve yuko mufite urugo ruzima kugira ngo mubere abandi ntangarugero sibyo nta kibazo umugore wanjye afura inkweto ngafura inkweto agafura amasogisi inifomu y'umwana wanjye ntiyarifura nawe agafura amasogisi tuba turi gufatanya nta kibazo twe dushaka yuko noneho tuzagusura buriya nzaguhamagara nkubwira ati tuye hari i Remera hari Godiyari ni ku muhanda ntabwo uri gukata ujya kure nkareko muri n'abakire mwana muri n'abakabisi muri abagira ahantu mutuye oya turacumbitse turacumbitse Imana izabaha inzu nta kibazo cyane mbere nyifana aperi bajyaga batubwira ngo mbere nyifana aperi ariko n'ubu ndayikunda ndi umukunzi wayo biraze ngo wenda yivuyeho oya sinshobora nose kuvuze ngo mbere nyifana aperi nuko nisigaga amarangi ukisiga amarangi umukara n'umweru nisigaga amarangi bakankunda nta kibazo ubu ngubu byateye n'iki
ubu ngubu iyo maze gushaka narasize amarangi umuhungu wanjye akajya mbona nk'ingo kantinya warabikoze aragutinya amara iminsi 2 atarara mu rugo ndavuga bafana ba aperi naboneka muri mereka Songo muri kumva ukuntu yazize kipe yanyu dore yisize amarangi umwana amara iminsi 2 atarara mu rugo kubera ko yakubonye nabaye nk'igisimba naboneka aperi n'abafana bayo yababwiye nimero mumufashe naboneka mu muremere murumva ukuntu yazize kipe yanyu ndavuga ntabwo nzongera kwisiga amarangi nzajya ngenda nambaye nk'uko nambaye ariko ku mutima wisiga amarangi ku mutima nisiga amarangi uri umufana wa aperi cyane ahubwo birambabaje kubera ko naje muri studio nambaye ubururu kandi sinjya mbwambara ariko ibi ni iby'akazi urabona ko handitse ngo ni ibya tipira ariko siyinkorera vuga amagambo yanditseho ngaho hasi utasomye wirebaho ugakamara imyaka igihe kingana iki aka gapira kanditseho ATPR aya magambo ari imbere umutekano aya magambo ari imbere hano yavuga utarebye yavuga ATPR aho ngaho aya magambo ari hano kunda wirebaho uvuga ko nagapira maranye umwaka cyangwa nk'amezi handitseho ATPR umutekano twese uratureba aya magambo none yanditse hano njye niyo shaka kugira ngo menye ni ATPR niyo magambo yanditse hano kunda umutekano uratureba niyo magambo ahanditse koko nibyo se ko kureba neza reba none arebwiye niba ryo yanditse ongera usubiremo rimwe ATPR aho ngaho kunda nawe ugiye kunsubije aha ngaha kunda nibyo ya magambo yanditse mbwira amagambo yanditse aha gusa oya kubera ko byanditse buri n'umweru nyine byihoreri oya nyine ngiye kujya mu magambo yanditse kunda gusa handitse ATPR umutekano ubuza nibyo bihanditse biratureba okay ngaho reba noneho amagambo yanditse ngereke ATPR ahera oya nago nshaka kuhareba kubera ko none zone kunda cyane ku gatuza njye nakubwiye ibyanditse hano gaso ahubwo nanahemutse mba nagize gutya kubera iki mba nagize gutya ukaba ari byo ureba okay noneho icyo nshaka kugira ngo menye gaso umutima uzahuba ku mutima umutima uba hehe uba hano aho ngaho mbese igituza kiba igituza igituza kiba hano noneho umutima ukaba hano hehe hano aho hehe igifuza kiba urimo urashaka aya yewe ngambwira igifu kiba igifu cyonyine ngambwira ikirenge aho kiba wowe oya none se none nzi kukibona sigiye icyo se ngaho hasi sigiye icyo ngaho hasi nyine turi cyambajwe gwe tunyeshaka kumenya igifu kiba ibyo bizabene ndabizi koko aya gerageza nose ndi muganga oya ntari bigerageza Dwose pozo uvuga ati igifu kiba nkaha ari igifu n'umutima byose biraturanye hano aho igifu n'umutima biba hano biba hehe ahangaha nyine ngeri icyo nshaka kumenya uvuga ngo igifu kiraho umutima uraha byose biba hano aho ngaho amara se akaba hehe amara aba hano ubwonko ubwonko buba mu mutwe hehe nyine hakora ubyati dore hano ubwonko buraha uva mwana ibyo bintu kugerageza ariko none ndakugerageza nta kibazo ugerageza ariko akoretse maze ngo amazi yanywe kabisa banzi yanywe bishoka n'amazi kabisa none gaso ngiye kintu nshaka kugira ngo nkibarize cyanyuma ubwenge buturuka he mu mutwe mu babyeyi se gute noneho mu mutwe mu babyeyi mu mutwe ni gute nyine ubwenge bushobora kuturuka mu mutwe ahubwo nawe reka ngo sobanurire sasa iyo umubyeyi wawe atakwigishije ubwenge wowe ntabwo wabwigisha umubyeyi wawe niba atakubwiye ngo jya ku ishuri wowe ntabwo uzajyayo ibyo jya ubanza ubyiganiriza kambanze ninywere fanta kandi ubwo ndanabirangije urabirangiye
urabirangije nta bindi wongera kumbaza sinde kunywa fata ni fanta kabisa abantu batazagira ngo ni ibindi bintu uri kunywa akantu izo ushyira inyuma y'amakote nagake akahise ako kantu uri gushyira inyuma y'amakote urashaka akantu uri guca ku ruhande noneho aka ngaka umwana iyo agiye mu wa mbere niko bamuzanira ako ngaka urumva iyo ageze mu wa kabiri ibi ntabwo aba akibibara nk'ubu se ndi kunywa ibi ngibi nishimye reka reka ibintu nzaniye mwana nyagasani urabona hano reka nigendere reka nigendere kubera ko ndabona fanta muguze irashize kandi muri abavumbyi benshi ariko none sa ngaho akantu kari inyuma nagake akahise ako ngaho kari inyuma aka ngaka se aya ako kantu se wapi ako kari ku ruhande kari ku ruhande ako akufasha ako ngaho kuri guhisha ako bari akase ni bande babinyweye si wowe se babarira cyane nufasha cyane ni wowe wabinyweye njyewe nkubwije ukuri sinzongera kunywa inzoga sinywa inzoga reka reka ariko njyewe ibyo bintu uri kuvuga ntabwo ari ibyo ntabwo se ndaguhaye inzoga icyo kintu kunywa ni inzoga kunywa ji ngende kunywa akaji ako kantu kamare turebe nta niba ari ji ji ni ikintu cyoroshye kuba wanywa ugahita ugotomera areba kandebe sha ni ji koko ni ji ntabwo hari ikintu cyarimo ni ji cyakoza ntabwo wari ubeshye nagize ko ntanzi ngo ubeshye abantu ntabwo nabeshya abantu ngende umuntu mukuru nase senyisutse mwana bose babireba ndabona bikomeye cyane ese kankubaze dore zana ako kantu ako kantu ako oya wapa uko hirya akase ako gazane ibi sinzi nyirabyo kazane hano zana hano cameraman akira ntabwo mbizi oya winsukire kubera iki se reka reka se muhereza gusukira ariko ntacyo oya ntabwo mbishaka kubera iki ntaribi oya byiganirize bikorere n'amaboko yawe oya bikore ni ukumufasha fashe kameramani wafashe kameramani ok nta kibazo reka ntaribi reka yisukire sibyo nta kibazo sibyo njye ntabwo mbirimo ntabwo birimo kabisa wanywe fanta yegawe nta kibazo wanywe fanta nta kibazo nose ko ndimo komereza ntabwo hereza iki se nta kibazo niba ugiye kwinywera hari ikibazo se reka yinywere ciyazi se hari ikintu ufite ntabwo njya nywa inzoga reka reka iyo ngerageje ngo iki ngiki ngo none rero wayimazemo koko nava Navanyo cameraman, kamera vuba ariko navuze akazi k'abantu. Nta kibazo. Noneho tunagana ku musaza cyane twari turi kuri na Songo ariko akantu kanyuma agakuryo bambwiye kuza udukoryo twicara ushaka kunkora akanyuma nubundi tugasoza nubundi ni yare ndatashye mani. Okay, nta kibazo kora agakoryo kanyuma agakoryo kanyuma ka ese saa mbiri zirageze saa tatu zirageze none urajya ngo amasaha yacu aba yegerejwe gutaha amasaha yanyu none sasa nshaka iminsi igize icyumweru ningahe iminsi igize icyumweru 14 iminsi igize icyumweru ningahe nasoje kumbaza agende munyeshuri hano njye nakubwiye ko ari akanyuma ariko mwana niba ari uko umuteye ntabwo nzagaruka hano wapfa ariko njye nakubajije none se amasaha ageze umunsi nangahe amasaha ageze umunsi ibyo bintu koko urabimbaza uwo mwanya nabona kubibara
oya ngegerageza amasaha agize umunsi nangahe kubitubanguranye umunsi wose ni 18 amasaha agize umunsi ni 18 iminsi igize icyumweru icyo kizamini niyitsinda urayamemba se ndagenda kugira ngo numve ko twadukorye ko ntabwo nkumva urumva se nta matwi ugira ngewe ibyo bintu ndabirambiwe none reka nkubaze ikibazo cya nyuma sibyo iminsi igize ukwezi ningahe iminsi igize ukwezi baza perezida perezida niwe ugomba kumenya iminsi igize ngewe ugerageza umbwira ati iminsi igize ukwezi ni iyi ngiyi ni 30 amezi none umwaka ugizwe n'amezi angahe ni iminsi 31 amezi agizwe nako umwaka ugizwe n'amezi angahe 12 icyumweru kigizwe n'iminsi ngahe ngo cyumweru se ntabwo mbije ibyo mubajije kigizwe n'iminsi ngahe so ntabwo beshyira n'iminsi 10 n'iminsi 7 ningahe 10 no sikwana mubwiye se oya urabifinze nawe oya wafi niko waramubwiye nyamara mukanya oya urafinze ngambwira amasaha agize umunsi noneho amasaha ngo ikivugize ngo dimanche ni kuwa dimanche ariko ubundi uramaze iki ngiye mbwira dimanche ni kuwa kangahe tugiye kujya mu manza dimanche ni kuwa kangahe umwana ibi bintu bizavamo ngiye mbwira dimanche ni kuwa kangahe ubundi turagisa ngiye dimanche ni kuwa kangahe uko warumbwiye mu kanya dimanche se yabaho dimanche warumbwiye ngo iki mu kanya ko ari kuwa kangahe nkanyo utarize se ngo ni mumuti nese ko rende uyize rende ibone kwa kangahe rende mbyibuka bambwira ngo ni kwa mbere maridi bakambwira ngo ni kwa kabiri maridi bakambwira ni kwa gatatu redi ni kwa kane ibindi ntabwo mbizi dimanche se ni kwa kangahe dimanche ntabwo mbyibuka ababyibuka n'abanje abawe se batari abawe bari abahe gaso usengera muri rusengero cyane hano gusenga sengera kwa Rutayisire mwana no zasuzuguri aba protestant Yezu yajyaga intumwa zingahe yabazimbwira urambwira n'amazina yazo sengera kwa Rutayisire muzi yensuzugura intumwa za Yezu yabanye na bese ko yazijyanye abisuzuguye n'nyirabijyanye ngena nakavuka ndetse ntago z'umubare dore Yesu yajyanye benaga nese intumwa Yezu yagize ntago zize yageze banga arya mwari banga oya vuga intumwa Yezu yagize zari zingahe muri Bibiliya mbwira mwana mbere ibyo sobanura oya ngiye bambwira oya bari bameze nk'aba ntago musenga gaso ntago usenga genda senga none se ukaba utazi umubare w'intumwa Yezu yagize ngo bari 100 intumwa za Yezu muri Bibiliya handitse ko hari intumwa 100 bari 100 senga basi aya nose Yezu yarapfuye arazuka sibyo urabyemera yarazutse se twaramubonye nose ku rusengero babigisha ikibwira ikintu mwiga bwira ikintu mwiga ku rusengero nge ntago njya niga aya kubera iki nge numva ibyo bambwira gusa nigendera wowe umeze n'umuhango ubugenda uvuga ati n'ubundi cyose ugakubita ubanguranya gusa nese ibyo nibyo bakubajije se n'abaragazo nawe ko nsubiza ibyo nakubajije nakubajije ngo Yezu yagize imibare intumwa za Yezu zari zingahe nese Yesu ndamuzi none se usenga iki nese hari ibyo senga nzigewe ubutatu butagatifu urabuzi ubutatu akaga karagwira niba ari biwanzaniye oya mbwira ariko ubutatu butagatifu harya Yezu ubutatu warabuzi we ndi kubaza umuntu usenga nyine kinakubaje ngo ubutatu bwiye ntabwo ibyo amasengesho mbizi none se ngaho mbwira ikintu usenga kwa Rutayisire
ngenda gusenga gusa kugira ngo numve ijambo ry'Imana. Sasa ugiye kunkubita akarimbo kamwe k'Imana uzi ko ari Ndamusumba. Ariko ibyo bintu umbwira urancanganyukishije. Ntabwo uri umukristo, ntabwo mbyemeye kubera ko nta mukristo utazi indirimbo nibura y'Imana. Ubweje kwera ngo ndi umukristo gusenga bisanzwe. Sinoze gusakura umukristo ngo senga bisanzwe. Senga bisanzwe. Umukristo usanzwe. Ntabwo jewe ndi babandi bavuga ngo urabona ngo ngo hari igihe nzaririmba ngo hari igihe nzagira oya. Ngewe nsenga bisanzwe. Nk'ubu kuva rakinjira muri mana ziri nta kintu na kimwe ndavuga ngo nafashije Imana ngo ndajyayo oya. Reka nta na kimwe. Ahubwo yewe reka Nyagasani ntuzanyifashiriza. ukaba utazi n'intumwa zo Yezu yabanye nazo cyangwa yatoranije. Nasi icyo gitabo nigeze ngibamo. Kandi abwiye ko uri umukristo usenga. Oya. Aho urambesheje. Ntabwo ari byambwiye. Ese kwa rutayisi rujya ugiye gukora iki nk'uko wabimbwiye? Mba ngiye gusenga. None se nyine icyo nakubajije umubare w'intumwa Yezu yatoranyije zari zingahe? Ntabwo nzize rwose. Umusaraba utwibutse iki ku rusengero? Tubonye umusaraba uri ku rusengero utwibutse iki? Ubyiganiriza. Oya ngiye nshaka kugira bimenye kubitubanguranye. Ubyiganiriza. Nawe niyo tuma maguruka ndahita ningurukira. Utabigurukira. Hano ndaguruka koko kubera ko unabona bameze amababa. Ushobora kuba ugiye mu kirere. Hano kuri Imana urambangamira hano. Ndakubangamira. Hangane nyaboneka noneho nareka tugere ku musozo wa All Star. Umugabo twaganiriye na Songo uyu munsi. Nizere ko utaha tuzakorana ikiganiro turi kumwe nawe Gaso na madamu wawe Alliance Sweetie. Sibyo? Yes. Abana kabisa nizere ko tuzabasura mu rugo mukatwereka uko mubaho ndetse n'ibyo muba muri gukora urukundo rwanyu cyangwa se urugo rwanyu bimeze gute. Sasa tuzaza nitwizere ko uzaduha karibu cyangwa ushobora kuzadutangirira imbere y'umuryango ukadukubita. Cyanze bikunze. Gaso nta mpano ugira. Namarangira. Nubwo atubwiye ngo iminsi igize 1,014 ariko reka nyaboneka mwari mukurikiye All Star Entertainment nizeye ko aho tumwaryoye n'ikiganiro twagiranye na Gasongo ubwo mu bagabo basumbuka bareshya muri Kigali nzi kandi bashimishije cyane. Akaba ari umugabo rero umushaka cyangwa se umukeneye cyangwa ukeneye kubamuha ubundi bufasha bwa nimero zawe nako nimero ze yaziguhaye neza madamu nyaboneka mushobora kuba mwamugeraho cyangwa mukamutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana igakomeza kubaha umugisha ndetse inabaha byinshi cyane bigiye bitandukanye cyane. Nakubwiye ngo wowe utarakora subscribe ukora subscribe ujye muri comment du'ibitekerezo ubundi unasharinge ibiganiro byacu bigende bikugeraho gatandukanye kandi ari kumwe nanjye Pride Shema nk'ibisanzwe ugende kuri Instagram yanjye account yanjye ubundi ibintu bigende bimeze neza ndebera kwakiye aje wihakaba uzi ko ari wasinziriye waje urasinzira koko abantu bari kureba ukasinzira Gaso ntabwo nasinzira ntabwo wasinzira sugiye gukora iki mu kanya ugiye gukora iki sugiye gusinzira ngewe narangiza iki ndabandi ko ikiganiro nkabona umuntu tumirwa ari gusinzira bari tugasozanya neza naye nkavuye mu kiganiro karabaye cyarangiye koko wagiye se hehe ariko Goke nta kibazo sibyo aya nongere mbashimire mwebwe mukomere gucya All Star Entertainment bagira yuko twatekuye na Songo ni Pride Shema nk'ibisanzwe igenda kuri Instagram account yanjye ndikira mu tumyabone ku munsi turifuza yuko uyu muntu umutuzanira ariko nagera Pride Shema nk'ibisanzwe in All Star Entertainment nabwiye musharinge mugiye muri comment tanga ibitekerezo na kandi subscribe ubundi tubashe kubona atanu kandi cha Imana bakomeze bahumugisha ndeko na ndeba ariko nazo ikiganiro twigendere twagiyemo twigendere mwana gasogoreka abantu reka abantu bareke ko baba gusiteka cyane bro nakuyeho mikro wakuyeho mikro